Hello everyone, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Reka nkomeze mbifurize kugubwa neza n'iyi minsi mikuru, nizera ko Noheli yababereye nziza cyane. Ariko sinirengagije nabo yasanze ibihe bitameze neza, gusa icyo nakubwira cyo ibihe ntago bihora ari bimwe. Uyu munsi ni bibi ariko ejo bishobora kuba byiza. Reka twizere ko iyo ubutaha ishobora kuzakubera nziza cyane. Mbonereho nanashimira abantu bazi ko bakoze subscribe kuri YouTube channel yanjye ariyo CP Films. Muraba agaciro cyane, muntera ishema, nimwe mutuma ngira imbaraga zo gukomeza gukora ano masomo. Mudahari ntabwo nazajya mbyirebera njyenyine. Wowe ugerageza kureba video zanjye, ukora share, like, comment, biranshimisha cyane ku buryo utakumva. Reka ndekera aha ahubwo mbinjize mu isomo ry'uyu munsi. Uyu munsi tugiye gukora akantu kameze gutya. Nkuko mumaje kubibona, uyu munsi tugiye kwiga uko wakwanima logo yawe muri Adobe Premiere Pro. Nitumara kwinjizamo iyi logo, turakereya Calumet. Ndaza hano kuri New Item, nze hano kuri Calumet. Nemeza. Nindangiza hano mitemo ibara rya Calumet nshaka kuriha. Kabitemo iri bara. Hanyuma nindangiza nemeza. Calumet yanjye ngiyi ndayiterura nyishire kuri sequence. Okay, nimara gushyira Calumet yanjye kuri sequence, ndaza nshyireho logo yanjye. Okay, hano dushyiremo nka 12. Nindangiza gushyiraho logo yanjye, ndayi duplicating. Ndakanda Alt, zamure. Iyi logo, iyi ngiyo hejuru, ndangiza nyimanure. Niyo hejuru nizamure kugira ngo bijye muri centre. Kugira ngo byose bibe biri muri centre. Nindangiza ikintu nkora, ndahita nza muri effect. Nandikemo nshakemo effect yitwa vertical flip. Nindangiza nyifate nze dropping hejuru kuri ya logo yo hejuru. Ikintu gitumye nshyiraho iyi effect ni ukugira ngo creating shadow y'iyi logo ya mbere. Ofete ni shadow ndimo ndashaka gukereya shadow y'iyi logo ya mbere. Okay, nimara gukereya shadow, urabona ko ihise yicurika. So ndahita nza nshakemo indi effect yitwa crop. Crop nayo nze dropping hejuru ya logo yanjye. Nindangiza shadow cyangwa se ari ireflectinge hasi. Nindangiza gukora bino, ndahita selectinga zose nze nesting. Nindangiza ku nestinga, bitenza muri effect, kireho effect yitwa Basic 3D. Nze nyifate nyidrop. Nimara kuyidropingaho, ndahita nza
kiriho keyframe yanjye. Nindangiza hanyuma subize mu buryo buri normal. So nze playing indangiza iyi keyframe ya nyuma nze nyigire easy in, hanyuma iyi ngiyi nayo nze nyigire easy out, kugira ngo yiyanime mu buryo buri smooth, yiyanime smooth atari ibintu birimo kugenda bihondagura kuriya wabibonaga. Nindangiza iyi keyframe ngire kuko iri kwiyanima gakeya, iri kugenda gakeya. Nitumara rero kwa animatinga tugiye gukora icyo bita motion blur. Turahita tuza hano shake effect yitwa direction blur, nze nyidropingeho. Nimara kuyidropingaho hano kuri direction ndashyiraho 90, hano reka dushyiraho 20. Ndashyiraho keyframe hano. Nindangiza gushyiraho keyframe taza hano ndashyiraho 2. Yes, nimara gushyiraho 2 nzane nongere nihutishe mo hano hagati shyireho 5. Indangiza hano nsoza shyireho 0. Yes, reka dukine ibintu byacu turebe ukuntu bimeze. Nindangiza gukora ino animation, iyi logo yanjye nanimye ushobora kuyi-exporta ari transparent ku buryo wazagiye yishyira no ku yandi ma video yose ushaka hatari hino background. Turayi-exporta gute? Ndaza mfunge iyi caramate yanjye sigarane black. None ndangiza ni export Ctrl M, shortcut yo ku export narabibabwiye. Indangiza nze hano hejuru kuri format nze mpitemo QuickTime. Nimara guhitamo QuickTime nimara guhitamo QuickTime nze mpitemo Apple ProRes 2424. Iyi ngiyi niyo iri kuri quality nziza. Nindangiza kuyihitamo ndaza hano rebe, nukuvuga ngo iyi ngiyi niyo udahisemo iyi ngiyi waza ugahitamo iyi.
iyi ngiyi itanga quality nziza, then iyi ngiyi nayo iri hejuru nyine, bisobanuye ko uyi-exportana na quality nziza, iri kuri quality nziza. So nindangiza rero ikintu ndi gukore, ndaza hano bite yita izina Cyprien Films, logo kanyite animation. Okay, ndaza ni saving kuri desktop, ndangiza ndenda cyangwa se ne export, biterwa nuko ushaka kubi. Yes, logo yacu imaje kuba exported. Reka nshaka ishusho ndi buze kwishyiraho kwanza, reka mfate ishusho iryo ari ryo ryose. Okay, nindangiza nze nshireho ino direction blue kugira ngo nindangiza nze mfate ya logo yanjye. Okay, nindangiza nze nyifate. Okay, urabona rero ko bikora, biroroshye, it's very simple. Nimba wabikurikiranye neza ni ibintu bitakugora cyane. Ntuzongere rero gustrugglinga ushaka uburyo wakwanimatingamo logo yawe waba ubuze. Nkushimira cyane wowe wakurikiye rino somo kuva ritangira kugeza hano turishoreje. Reka ngushimire kandi nkwifuriza amahoro y'imigisha. Nkusaba gukora subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel. Isomo nimba ryakuryoheye ntugende udakanze like. Ahasigaye igihe tuzasubira icyumweru gitaha kugezaho isomo rishyashya.